wadutanze kwinjira mu mukino ngo Imana wenda ngo Imana y'u Rwanda ngo ikingo ntiyagize gute ibintu nk'ibyo bipfuye bitari ibinyamupira. Inzuzi ntizeze. Iyo utoza abantu aya masituwasiyo yose Ruvuyanga yose muyakoraho. Inzuzi zanze kwe. Nuko ngo iki myitozo imara nicyo mukora ibintu mukazajya muvuga ngo scenario ishoboka Nigeria ya Crea igiye gutera umupira umuterekano niyi mukayiga mukayitoza kuko ibi badutsindishije nubwo badutsindishije ikirenge ariko ni travail ikorwa abantu kwiga ibyo bita jeu de tête mu buryo bwo kudefanda niko tudefanda imipira y'imiterekano idutsindisha umutwe nubwo tadutsindishije umutwe ariko target baba babarango twebwe icyo turi bukore nuko turi bukore ikintu cyose gishoboka cyaduye igitego ni uburyo butsindwa buzwi ubwo ntago twashoboye kubukontrola ubwa kabiri bwa counter attack ngo twashoboye kubukontrola ariko muri rusange byose ubibonera he tugira ikibazo kimeze gutya na none tugira ikibazo cyuko iyo tumaze gutsindwa reaction zacu ari nacyo kintu muri acyabaye mu gice cya mbere kirangiye ubundi iyo bagiye kuruhuka umutoza yifashisha amagambo nk'atatu gusa ariko amagambo atatu akaba akubiye mu ijambo ryitwa ROM ni iyo R ni reorganization iyo O ikaba orientation cyangwa se orientation iyo M ikaba motivation ubundi ko iyo Nigeria yamaze gukora reorganization yatsinze 2 namwe murayikora mu gisirikare bagita ni Ryog ni ibaho nyine iyo umwanzi yabarashe ibyo bituma ugenda twariye 2 muri half time dore rero ikibazo twe tugira abanyarwanda icyo nshaka ko tumenya tukabwizanya ukuri n'abafana twariye 2 twatsinzwe igice cya kabiri barashaka gukipinga clean sheet bafite win babikoze nta gitego cya gatatu batsinze ariko 2 bari batsinze babirinze kandi neza kandi bakonserva umupira kandi birakunda twebwe rero niba umutoza agiye agakora iyo analyse globale muri iyo area reorganization adversaire akomeye aha twakoze aya makosa dukosora ibi ugakora analyse globale orientation nuko kunone kubwe abakinnyi ngo ndapropose aya solution ari buze gutanga iki kintu iyo nza kubona ama solution atandukanye nayo mu gice cya mbere mu buryo bwa remplacement mu buryo bw'imikinire ndavuga byibura at least yegera izamu rya Nigeria cyane kuko Nigeria yatumaga duca mu mpande cyane ntaduha izamu ntibaduhaga kwegera center y'izamu kwanduragamo cross y'udupira tugufi ugasanga abantu barakaye ngo kuki ngo tutari gushota ntibaguha chance yo gutera mu izamu babikoze neza barinda izamu ariko ubwanyuma motivation nge niho hantu nababariye ku gice cya kabiri cyo umuntu kwibeshya ngo twarushije Nigeria ntitwayirushije kuko yakipinze clean sheet yari ifite 2 mu gice cya mbere yabirinze ntacyo wakozemo nta gitego byose yifusha gukora yabikoze resultat ni igihe wabonye igitego ibintu byose apanze utabonye igitego ni ese hari amashoti muzi wenda yacu avuga ngo yari ariko muzi 3 point ntabwo hari match ya elimination twaba twatsinze 3 kubusa dutsinze 2 barafinda yageze kubona occasion ariko Lorenzo umva icyo ngenenga ari naho hantu tugiye kujya mu ijambo motivation muri Rome twavuye kuri Ryog twavuye kuri orientation n'ibisubizo ya propose nubwo ntacyo byatanze motivation muze kujya muri press conference ne promuhatinde munabwira dera kirikare niyo nshaka ko nicyo gice nshaka ko twinjiramo batangiranye nge nago nayikuze nicyo gice nshaka ko twinjiramo mu kijyanye n'ama reaction yaba ku ruhande rwa Nigeria ibyo bavuze ndetse no ku ruhande rwacu nk'u Rwanda ariko Lorenzo ngewe ndashaka ko dushimira umuntu bita umwana w'Irutsiro kuri apere ya mbere Habimana Yves umupira mu rushundura kikangwa ntabwo ndi mu credit sorry impamvu ntari mu credit nuko umuntu wese ugiye muri oruje baramureka agatsinda umuntu yari muri oruje biri clear nta muntu gukoraho barakure kugatsinda nta credit akwiye kuri Lazio stade nyine ntibibona stade iraklama umwana w'Irutsiro oya nepo abakinnyi bari professionals iyo bakubonye kuri muri oruje barakureka baruka yidepoza nta birenze rero nta credit ndi umuye hariya ariko nyuma yaje gukora izindi muvoma ariko nkabona ko yazikoraga ariko arangaye n'ubundi yafatuye muri oruje inshuro ebyiri so ni cyagiye twari dufite temps fort dushaka niba igitego kimwe cya consolation yari afite fresh legs ariko akinjira mu kibuga atananiwe unlike others babanje mu kibuga ariko nge simbona uburyo twafata gahunda yo kumugazi lighting atumugira nkaho
hari ibintu ko ibintu abanyamupira bacu wamwankuraje ariko ndamwankuraje nyine n'izo encouragement nazikoza agihamagarwa umukinnyi mwiza urimo gukora imibare muri shampiyona ariko uko abanyamupira b'iwacu mu Rwanda duteye iriya tanforo twagize itagize ikintu na kimwe byara na kimwe kandi tuyihawe na Nigeria tanforo yarimo barafinda cyane na Keve na Yves buriya ntibikagutangaza abanyamupira utangiye kubona claims zivuga ngo icaza nshuti inosa ubanzemo Yves ni amayereri tuyakoresha barafinda agomba kukibanzamo yagaragaje ko ari umukinnyi ukomeye urabyumva Keva abanzemo sahabo nta cyamurusha uko nukuyobya abantu yaba Yves yaba Keve yaba barafinda iminota bakinnye nta bintu bihambaye bakoze kuba depoje umupira abafana basohotse bavuga ngo ntiyari yagiteretsemo se ngo yari yazirungurutse ninde muntu basiga muri ruje ntazirunguruke ninde kuba kureka no gutera penalty nta muzamurimo yasugusunikiramo ntabwo bikwiye credit tanforo twagize ntabwo twazikoresheje kandi ntabwo twaziprovotse twazawe mu buryo bwa tactique hari akantu yaravuze rigana ari naho reaction y'umutoza wenda ngiye guza ibintu bibiri birimo reaction y'umutoza yavugaga ngo abakinnyi b'imbere mu gihugu ngo agiye kuba umwanya nepo ugiye kwinjira kuri iyo ngingo neza nyemerera mvuge kano kantu nuzuza Lorenzo uyu musore yitwa Yves ndamuvuga ijambo rimwe gusa ariko mbereke n'ikibazo dufite ni inzozi za buri munyarwanda Lorenzo ajyana na equipe nationale y'abagore muri Misiri Egypt wari umunsi umwe mu myiza muri kariyeri yawe ntako bisa kugira serivisi wakora uyikora mu izina ry'igihugu yanda that flag nepo ujyanye n'Amavubi kenshi wohora ujyana nayo Ruvuyanga uzi uko bimera gukorera under flag y'igihugu none igihugu nk'u Rwanda ntako bisa felicitation namuhange niyo kuba yarabonye corrupt kimwe n'abandi babonye ya mbere akajyana debut nayimuha gukina match ya mbere abantu banyumve neza vraiment ndamufelicite ni byiza ariko kandi the other side of the coin abanyarwanda tutajya tubwizanya kukuri see how it is simple and easy guhamagarwa mu Mavubi match 20 gusa muri Rutsiro sezishize nta muntu wari umuzi seze ya mbere muri operational Amavubi akanagira debut kuri Nigeria urasaba iki kintu it's unbelievable umwana nubashye nkunze ntafitanye ikibazo nawe felicise kuko nzi icyo bivuze ku mutima we na famille hatagira umuntu unyumva nabi no offense sibyo Lorenzo nizere ko nta muntu uri kubivana ariko byumvikanishe buryo kibinoroshye kuri twe uwo mwenda kuwambara uburyo umwenda utaremereye bro urakina match 20 muri Rutsiro ibitego 7 Deporter mayo tareke bino Nigeria akamuzuze kakwa muri nababwiye mu defenseur biroroshe nta bakinnyi dufite nicyo bivuze nababwiye mu defenseur wa ukina muri Czech Republic muri Slavia Prague Igbo yahamagawe agikina muri Norvège n'ikipe y'u Norvège yanga kwikinira aravuga ngo nzakinira Nigeria Slavia Prague nimwe ni ikipe ikomeye wayora mu mikino y'Iburayi shampiyona eshanu zikomeye iri mu makipe ari muri Champions League mu buryo buhoro cyane afite imyaka 25 ni mukuru bafite consistency Burayi imyaka nibura kariyeri imyaka hafi nk'umunani ari muri Champions League bamushimiraga ko yasinabinze Norvège akakwikinira akaza gukinira Nigeria ejo ntabwiraga ko bishoboka ko dushobora kumubona kuri debut hayo bamuhaye reba igihe William Troost-Ekong amaze akinana na Calvin Bassey ntabwo arwaye ngo yemeye kuza kudukinira abagira amarangamutima ngo so jyamo twicaze Troost-Ekong kuko arakuze no ariko abo ngabo babiri ibyo bishyitsi bimaze igihe kirekire bihuye na a random incertain Habimana Yves Sezo ina itararangira anyumvira umuntu kuri YouTube utanze urugero amusari gukoresha iryo jambo ariko urusekeje
nanjye koresha izindi biremereye Imana imfasha ubwo ntarirekuye ngo none ngo none bamuhamagaye ngo none ko bahamagaye Lewis Kelly we are talking about umukino ukina muri Arsenal iyo utari ripiri dasanzwe nasoni bidutera gufata umukino ukina Champions League kontra umukino wa Arsenal uretse gato tuze gukoresha igihe ngiki cyishe ibintu mu Rwanda umuntu ajya gutanga urugero agahuza no mu Bwongereza bayotangira gusaba ko banza formation za Arsenal academy formation za Arsenal akinye uriya mwana formation za Arsenal zikugira umukinnyi mukuru ariko aba bakinnyi ninjya kukubwira Yves sube mu myaka 3 irimbe ushaka gusanga ari kinaga hano match za volontaire mu myaka 3 ishize namusanga muri match za volontaire tuze gukoresha igihe neza kugira ngo tuganire no kuyindi mikino hari ibindi bihugu byakinye ndetse na UEFA Nations League kumugana n'uburayi tubwira abantu gahunda zihari ariko sinjye ryo kuvuga ariko icyo nangiye kongeraho kwinjire no muri press conference kuko hari bava ngo mwanenze ku mutoza yatangaje je ni nawo nje kubiganaho ni nacyo cyo ndibugaruke kuri biyavugaga Lorenzo ndongera kano kamwe buriya Igbo nundi mutaramu witwa ngo ni Tornariga akina muri Gent Igbo akina muri Slavia Prague buriya hari polemique muri Nigeria atuko Semi Ajayi wamwihoreye kuko atari muri forma dakina ati nakuntu William Trust Kong nawe ni umukinnyi mwiza wakoreye ikipe y'igihugu byose ese ni watekereza uburyo abakinnyi amaze igihe bakina byoraho oya arakazarabasha ntago yari bukora iryo kosa kwaje tubigaruka Konge swadutsinze match dore icyo mvuga rero kuri reaction yari nongeye kugana umutoza w'ikipe y'igihugu kugaruka kugaragaza ko abakinnyi b'Abanyarwanda mu kubaha amahirwe unabatega iminsi kwejo nutabubahamagara nta rwitwazo rwakajemo hari ikintu agarutse Lorenzo ngiye kuvugira ikintu kimwe yavuze ngo tanforo twarimo hari ibyo bo bataduhaye wenda twagomba kuba bakora siko kuri kuko haraho Nigeria uvuga ngo ikipe ifite bibiri nayo hari uburyo ndiri bugabanye pressure kugukinisha kuko ataka cyangwa se kuba game approach yabirahinduka ariko dore ikintu kimwe bakoze niyo nkubwira ngo umutoza atera murusha balance ibyo bintu bibiri tandukanye bwanguzanye Kevin muri situation wamuzanyemo uzanye Yves muri situation wamuzanye bo bamaze kumusobanura uwo Yves nubwa mbere ashobora kuba kinnye igihe kingana gutya ari umukinnyi w'umutitireri muri equipe runaka nta muntu warenganya Yves nta n'umurenganya warenganya Yves gute umutoza utaza no kubyitiranya dera murusha reka ngo urugero Nigeria yaje kuva kuri ya systeme bakinaga bazana Bruno Nyeme yashajya gatatu bavana Morayina Brighton Saisa Mwera jya kabiri ako bakina bazana Frank abantu bakina ayo mazina uri kuyavuga wihuta abantu bakagira ngo ni nk'abantu bakina muri akina muri Olympiacos Europine bamuzanye kuri gatatu urumva bazana Frank numubencare kubundi yo bakinnye bino bisanzwe urayi nagiye ku mwanya we Bruno Nyeme yashinu ukina nyuma y'ivunika rya Zaidu Sanusi muri Porto urikumva dore jari rero bazanye Frank Onyedika umuntu ureba Club Brugge ejo twareberaga muri kimwe cy'umunani muri bukigitego gatsinze kikaza mu bitego byiza igitego cyo kuri Man City kikaza mu bitego byiza bya Champions League yamuzanye yegera Ndidi vuga ngo agiye gukashisha abakinnyi babiri ahita shina imbere Iwobi si playmaker nawe n'umukinnyi w'umubora ari kuza gufasha mu kudefana deja itagara ahitagarika bawingabe yabo witwa Moses Simon akina 7 Ademora Rukimana ajya 11 noneho bagiye kugera ya freedom yo gukinira mu ma espace bakoresha noneho za speed zabo uzicyari gihari ari naho haturukaga ya maworoje y'uwitwa Yves kubera ko Yves urumva hari ibiri kumutonda uri kumva yabago Brigge kwitagayira Yves impamvu nta formation bwaga reka tugaruke mu kuri kw'ibintu Ruvuya turi kugenda wenda Adera Murusha tumutera amabuye se ariko nge nago murangira ko Adera Murusha amakosa yakoze nibyo yatangaje mwonge musubira mu kibuga nta kibazo reka tuveyo nk'uyu mwana Yves korapuye idakorwa naribuze kuri radio nga complaining numva ko kitahamagaye Yves kandi afite contribution kandi ari mu Banyarwanda batsinze ibitego byinshi yagomba guhamagarwa ni nabyo ariko icyo twavuze nyine biroroshye guhamagarwa mu Mavubi kuko nta bakinnyi bakomeye icyo twavuze ni level yacu ukuvuga ngo urwego rwacu nicyo twatinzeho kubera ko abandi bafite abakinnyi Lorenzo rwa rugero arakubwira ngo basiga abakinnyi bahandi ntitwareka guhamagara kuko tugomba gukina nyine ariko natwe tujye twibwiza ukuri tuvuga ngo twahamagaye aboroshye kuko nibo dufite ariko twahamagaye aboroshye kubera ko tutakoze abakinnyi yego ni nacyo kintu Adera Murusha agomba kumenya reka gengane kuri iyo reaction nyivuga ikintu kimwe uyu munsi Adera Murushije gutoza ikipe
Ive ntacyo yakoze kibi Ive sararengana imibare ya Frank Trosten hari aho yagiye itandukana na resultat twari dufite mu minsi yashize hari abandi bakinnyi yakoreshaga ariko yaragiye aravuga ngo reka mbanze menye urwego rw'aba bakinnyi yarayisobanukiwe bafite iki tubanze tubwizanye ukuri bafite iki ndabasaba iki hari icyo umukinnyi atama wenda muwukinishije muri ubu buryo nandi twabonaga afite n'imikinishirize ya ekipe iri tricky isa nkaho izitse niko nabyita reka nguhe urugero Ive kumva yuko atari wahagarare mu bishyitsi bibiri yidetashaga akahita ajya gukinira ku ruhande ndabona ari umupira wagiye akava muri box kandi n'urutayizamu ugasanga bamuraririje ari kuza ava muri Roger Dorotour ni nako cya gitego byagenze bare yamaze kubona ko yiviriye muri Roger ari kwigarura wabona biriya bisuka ibintu bya cyangwa abataramakira muri za fura erega tujye tureka kubeshyanya the essence y'ibintu byose twaca hirya twajya hirya dufite abakinnyi bari ku rwego rwo hasi Nigeria iraturusha Adere niyo yagira iri fair twatsinzwe n'ikipe iturusha ibyo twajyamo Adere amurusha Adere amurusha icyo nagaye muri byose Adere ari nacyo tugiyeho nuko nyuma yo gutsindwa abizi ko dufite abakinnyi bari ku rwego rwo hasi sinawe wakoze iryo kosa kuko si wagombaga mu minsi ngahe kubarema ntabwo ari kubarema ibyo ni hari icyaha bajya bavuga muri ngo cyitwa icy'inkomoko icyaha cy'inkomoko kimaze imyaka muri Ferwafa na Ministeri cyo kudakora abakinnyi niyo mpamvu Nigeria biroroshye Nigeria iheruka kuri finale ya AFCON yego twe duheruka muri AFCON guparticipa mu myaka 20 ishize in fact 20 so Adera Murusha we uvuga ko ekipe y'u Rwanda ikurikirana mu myaka myinshi mwanifuza kwitoza cyane ntabwo nyuma y'irezilita twe tubona ko iri fair Nigeria iraturusha ntabwo ujya hari imbere ya mikoro wigire nkaho utungu kubiswe n'inkuba ngaho nanjye nagaye it's a shame ngo ibintu dushobora kubikora imbere ya stade yuzuye hari umukuru w'igihugu ngo ntibishobora kongera kuba ejo Lesotho ni gutsinda witwa Lesotho uravuga iki mu bico narakajwe nacyo ngiye kikamba uravuga iki Lesotho ni gutsinda cyangwa mukanganya mu munota dutsinzwe nk'ikipe asanze dufite amanota 8 Adera Murusha dufite 7 twari dufite 7 kuri 7 mu mikino ine kuri 12 ubwo twari twaratsinzwe umukino umwe dutunganya umwe yego nawe uraje ugiye kuvuga uravuze ngo nimpindura abakinnyi ngo ntihazagira uzavuga ngo mwese ngo mwabibonye ngo nabahaye amahirwe batsinzwe na Nigeria my brother and listen ngo njyewe ngo ngira ngo ikintu ngo cyo kuba ngo indwanyi cyane ngo ndabikeneye ngo ko byiyongera ngo binago nshaka kubyihanganira ngo nindahindura abakinnyi ngo nge nzihindura kucyo kiriya conflict ari ngombwa utsinzwe na Nigeria twese turabizi ko iturusha urabizi yuko abakinnyi bawe urwego n'urwo urabizi neza yuko bakinaga nabo ntacyo bari bubikoreho na mbere hose icyo gukora cyonyine nukwirinda gutangira gushyiramo abakinnyi umwuka mubi umeze gute wo gutangira gutuma nibyo yari amaze kubaka Torsten kuko ni continuity agombaga gukomerezaho reka nemere kutsinzwa na Nigeria simbigaye nibyo Lorenzo avuze yatsindiye Lesotho muri match yo muri Afrika y'Epfo twakine muri Afrika y'Epfo nabo mujye kuza Kigali tegura match kukiyeho ikiganiro n'itangazamakuru emera gutsindwa ariko utsindanwe n'abakinnyi yivugishaga nk'umuntu warwaye grippe wabaye cyane wakubiswe n'inkuba washize ariko niwe kubibazwa mbere y'abandi dutsindwa imikino y'umupira w'amaguru dutsindwa na Nigeria dutsindwa na Ghana dutsindwa na Misiri kandi narayemeye murabyibuka hano ngiye twanabikozemo yaratubwiye ntituri Brazil which is true ntituri Brazil njye na prefera iyo mvugo ya Torsten kunyibutsa ko yari Brazil kurusha kumbwira ngo it's a shame ntabwo ari ukwintataininga mediocrity nabyo kuko ubwenge bwanjye barakora neza ibyo mvuga nabizi nangwa hari ukuntu uvuga ibintu ariko bikaba ari nko gushyashyariza intege nke zawe oya iyo utsinzwe match wirebye mu ndorerwamo biturutse ku cyaha cy'inkomoko uzi uri gukina na Ballon d'Or winners babiri bakurikirana kwikivuye kuri finale y'igikombe cya Afrika uzi context ya match mwakinyemo ntago urekura abakinnyi ngo bashyire hariya ngo nawe ujye hano
nase wadari murusha tugushyize ku munzani wo kuzi iki muri kariyeri zo gutoza asubye kujya kwanariza kuri za Bein Sport toje ibigo bikomere ku Tanzania no Burundi Burundi se n'igihugu gikomeye n'igihugu cy'umupira w'amaguru yakoze iki akwiye kubaha abakinnyi kuko yaje bizikora iyo utangiye kuvuga ngo nzabahindura ariko afite CV ugereranyije n'uwo muvuga yasimbuye sifite ikibazo cya CV mfite ikibazo cy'amagambo yo gutangira guca igikuba mu bakinnyi uzi waciye igikuba kuri Lesotho nutsindwa uzavuga ko nabwo wahuye n'abakinnyi bakurusha urwego Lesotho yareje Nigeria Lesotho ijanika gutsinda umaze kuvuga kuri Nigeria ngo it's a shame mbwirindi jambo busigaje inyuma ryo kuvuga kuri Lesotho ni gutsinda noneho reka mbwira akantu kamwe jya amahirwe yo kuzongera kuvuga reka mbwira akantu kamwe ari gusoreza karuzuza ku byo mwene data yavuze nujya kutwereka yuko iyo kipe wayikurikiranaga usa nk'ubabajwe no gutsindwa na Nigeria abantu bashifite uburyo batwaraga wenda ko uko guhekeranya abakinnyi ushaka kubikora mu buryo bwo kubukiri mushya muri ekipe nutangira kugaragaza ko ari ibintu wateguye ekipe y'igihugu ayikurikiranye baravuga ati abakinnyi akabayizo aho bakina nuko bahagaze ntujye guhekeranya abakinnyi ariko nutsindanwa nabo abantu barumva yuko twatsinzwe na Nigeria ahubwo reka dutegure match ya Lesotho tuyirebe mu yindi sura yego ngayo nguko ni byinshi twagarukaho ku bigendanye n'Amavubi byo gushyuha ko abakinnyi nyarugenge ntabwo ibyo hajya bikunda u Rwanda rugomba gukina umukino warwo wundi na Lesotho ku wa kabiri bizaba ari saa 12 nabwo abantu ushinga amatike sinzi ubundi mwakabaye mwarajemo andi matike ya Lesotho nabaraza hari kubikora ubwo namaze kubikora no ku gatandatu ubwo dusigaranye uyu munsi no ku cyumweru no ku wa mbere abantu baza bongera bashyigikira ikipe y'igihugu Amavubi ariko ntabwo byatumye tugomba no gushimira amagani umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango we bari kuri stade baje gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi ibi ngibi ndabihuza na reaction y'umutoza wa Nigeria ndetse na kapiteni we basingije u Rwanda cyane cyane kuri stade Lorenzo ndetse n'uburyo bakiriwe kuva ku kibuga cy'indege kugera kuri hotel ndavuga amazina nibuka mu mutwe kuva kuri umutoza Eric Shell kumanuka kugera kuri kapiteni William Trostekong kujya ku banyamakuru baherekeje ikipe harimo ibyamamare nk'abitwa Bapuja ba Depodru n'abandi batandukanye ndetse na poste twakoze abanyanijeri uko bagiye badusubiza mwabonye image televiziyo Rwanda yerekanye bamaze kwerekana ko umukuru w'igihugu ageze muri stade iriya image sensationnelle stade yaka inyuma iri muri zone imeze nk'icyanya cyahariwe amastade werekana ibice by'umujyi ariko zone ya Zaremera na Kimironko iriya image twariye neza actually ukagaruka noneho kuri hospitality abanyanijeriya bashimye cyane hotel okay ni resources zabo na amafaranga yabo yifite amafaranga urya neza babaye muri hotel nza barayishimye bahawe ibyo muri Afrika ubundi udahabwa ngo ushobora kujya mu gihugu ufite amafaranga yo gukodesha bisi ukanayibrandinga n'amafaranga yo kwishyura hoteli nziza ariko nubwo ufite amafaranga yawe nabyo ukabinanizwamo right muri Afrika niko bigenda turabizi very recently bajya mu gihugu cya Libya baravuga ngo uko u Rwanda rwatwakiriye ntabwo rwatwakiriye nk'aba rivals nk'abantu bagiye guhangana narwo batwakiriye nk'abashyitsi baje mu gihugu mu buryo buri professional bavuga ko ari ibintu babonye bwa mbere ku mugabane wa Afrika siniriwe mvuga ibikorwa remezo uko wabigarutseho bavuga ko mu by'ukuri stade Amahoro uburyo yubatse n'uburyo iri comfortable byavuzwe na kapiteni wabo yego bavuze ko muri Afrika nko muri Nigeria nta stade iri ku rwego rwa stade Amahoro nta nimwe mu bunini zishobora kuba zera ariko mu bwiza we wagiyeyo by the way nano aho bazakirira aho bazakirira Zimbabwe ni naho wagiye stade ntabwo irusha ubwiza stade Amahoro bavuga ko no muri Afrika aho bazengurukana za Afrika y'Epfo zifite za FNB zakira 95 zimwe muri stade nziza nini ku isi ariko mu bwiza nk'ikintu abanyamakuru bavuze mu gihugu cya Nigeria bavuze ko bavugaga ngo turi hano muri stade turakoresha internet tugatanga updates ziguruka ako kanya bavuga ngo tugiye gusubira iwacu tugiye kujya Akwa Ibom mu mujyi wa Uyo baravuga ngo nk'ubwiza ukuri uzajya postinga update ku mbuga nkoranyambaga cyangwa amafoto ajyeho ejo urabyumva
ibaze donc abanyamakuru bafite ikibazo cy'uko bagiye gusubira iwabo aho ibikorwa remezo biri ku rwego rubi. Stade Amahoro waguze interinete yawe ibiguruka ibigenda, bakoze live babwira abantu uburyo match neza, bavuga ngo match yabaye nko ku mbuga z'ikipe y'u Rwanda Nigeria, bari bafite space baganira basesengura basa nabogeza live bapostinga amafoto amavideo uko babishaka. Natwe twarabikoraga. Uburyo twakira igihugu cya Nigeria kuri twe nibisanzwe uko bitandukanye nuko twakira ibindi bihugu, ariko kuri bo ni ibintu ubundi muri Afrika bitabaho.